Bashuti bakunzi b'umuringa w'i Rwanda TV 666 ndabasuje mbifuriza umugisha w'Imana. Ni 6 inshuro 3 badusuhuza abantu bo mu mujyi wa Kigali, abo mu majyaruguru no mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba. Mwese turabakunda cyane. Wibuke gukora like, subscribe, comment ndetse na share kugira ngo inkuru dukora zijye zikugeraho vuba kandi ku gihe. Turacyari rero ku nkuru ya Pasiteri Theogene n'Umurungi Diane ihitinze muri iyi minsi. Mbese ni nka kwa kundi ushobora gufata Imana ukayituranya na Shetani. Niko bimeze kabisa. Pasiteri Theogene rero yavuzweho amakuru atandukanye nyuma y'uko amaze kwitaba Imana. Avugwaho ko yateye umugore witwa Umurungi Diane inda, nyamara ari ibintu by'ibinyoma biri aho ngaho, ariko inkuru ziracyakorerwa ubucukumbuzi mu itangazamakuru ritandukanye. Nyuma y'uko rero bamwe mu banyamakuru bakoze itangazamakuru n'ubucukumbuzi bashakashaka inkuru nyayo, bashaka kumenya niba koko Umurungi Diane yarabyaranye na Pasiteri Theogene Nzahuke, Umurungi Diane akajya kuri televiziyo akabatuka, aho yihanangirije umukobwa niba ari umudamu ukora ku Gasaro TV na Shacana, abatuka ati ndabiyamye. Ariko ibyo byose yabivuze ubwo inkuru yacukumburwaga, kandi nawe yarivugiye ati jyewe kugira ngo mumenye ko nabyaranye na Pasiteri Theogene, mugiye muri quartier amakuru yose mwayafata. Amakuru yakuwe muri quartier rero kwa Umurungi Diane yaje ari inshamugongo, yaje ari yo kumusenya, yaje asobanura Umurungi Diane uwo ari we, ni mugore ki. Bwira tubane mu kiganiro ukurikirane. Burya umugambi wo kugira ngo Umurungi Diane apange kuvuga ko yabyaranye na Pasiteri Theogene ni umugambi mubi yapanze ku giti cye, yumva ashaka gutwika cyangwa se azabona amafaranga, akabifashwamo n'abapasiteri sinzi ko twabivuga. Hano murumva uburyo abaturage bagiye babita amazina atandukanye. Burya rero ngo Umurungi Diane ni umupangu yapanze arawutegura, nk'uko byavuzwe n'umugenzi we Murekatete Serafina uvuga ko baturanye ndetse umuryango ku wundi basangira. Yabwiye itangazamakuru ati umugambi yawupanze kera. Yabipanze kera avuga ko agiye kumushyiraho inda kugira ngo nawe nyine atwike. Nuko rero Umurungi Diane nawe aratwika arabikora. Uyu rero umugabo rero witwa Munezero Jean Paul yaje kugaragara mu itangazamakuru avuga ko ari we wabyaranye na Umurungi Diane, umwana mutoya wa wundi Diane arimo agenda asebya avuga ko ngo uwo mwana ari we yabyaranye na Pasiteri Theogene, nyamara abaturanyi amakuru yose bayashyize hanze. Munezero Jean Paul rero wabyaranye na Umurungi Diane yavuze ko ifoto icicikana ivuga ko ari iy'umwana wa Umurungi Diane atamuzi, ntabwo amuzi na rimwe. Ati uyu mwana ntabwo muzi, ntabwo nziranye nawe rwose, ntabwo nibaza ukuntu umugore wanjye yaba afite umwana ngiye nkabiyoberwa. Nta mwana Diane yigeze abyara usa gutya. Urumva ko ni ikindi cyaha gufata ifoto y'umwana utazi. Ubundi mu itangazamakuru ntabwo biba byemewe gufata umwana wa runaka ngo umushyire ku mafoto. None Diane we yafashe umwana atanabyaye abeshya ko yamubyaye ari we yabyaranye na Pasiteri Theogene. Kandi umunyarwanda yaravuze ngo umusazi arasara ariko agatinya nyina. Urabona ko Diane rero we yatinyutse nyina. Nababwira iki? Biravuga ko nanone Diane afite indi nda ya kabiri. Iyo nda ya kabiri nayo akavuga ko ari iya Munezero. Munezero Jean Paul we yahakanye rwose yivuye inyuma ko iyo nda nubwo Umurungi Diane ayimushyiraho, ariko avuga ko byanze bikunze ishobora kuba atari ye, kuko ngo Diane si ubwa mbere akoze ibintu nk'ibi, ngo hari n'undi mugabo Diane yayitiriye. Tubane mu kiganiro. Umurungi Diane rero ubwo yatangaga abahamya ko bakwemeza ko yabyaranye na Pasiteri Theogene Nzahuke, bwa mbere yavuze ko abaturanyi b'Ikagugu ku Gasima nyine aho baba bari ariho bamubera abahamya. Duhereye ku mugabo babyaranye umwana muto ubu bafite, yagize ati iyi foto y'umwana watanzwe mu itangazamakuru abeshya ko ari umwana yabyaranye na Pasiteri Theogene, uyu mwana ntawe Diane yigeze abyara, nta mwana muto w'inzobe agira, sinzi nyirawe. Ushobora kwibaza ukuntu umuntu yifata agahimba ikinyoma nk'iki akagishyira aho ngaho
afashe umwana w'abantu. Munezero Jean Paul akomeza avuga ko nubwo iyo nda ya kabiri Diane avuga ko ari iye, atabyemera kuko hari n'undi mugabo yayishyizeho nk'uko nabibabwiye. Birumvikana Diane, mana yanjye, nababwiye ngitangira ngo ni nko gufata Imana ukayituranya na shitani. Dia, urumva ko nawe ufite ubufuti bwinshi, ubundi wowe uba uriyumvute koko. N'umugabo wawe nta kwizera, mana yanjye. Murekatete Serafine rero, inshuti ya Diane, basangira akabisi n'agahiye, we yabivuye imizi ati: Diane ndamuzi, ni inshuti yanjye, ariko ni umunyamabi. Simusebya, ni umuntu w'umuvandimwe wanjye, ni umunyamabi, agira amafuti menshi. Ubwo yanyibwiriye ko kugira ngo agire amafaranga, agiye kuvuga ko yabyaranye na Pasiteri Theogene, akayipositinga. None byarangiye abikoze koko, nawe ubwe byamuteye akababaro. Arimo gusebya Pasiteri Theogene, niko Murekatete yakomeje avuga. Ati Diane afite abana 4 kandi bakuru. Umukobwa we w'imfura yavuye mu ishuri, ubacuruza akabari. Yavuye mu ishuri ageze mu mwaka wa 5 segonderi. Urumva ko Diane ni umukecuru rushukuri. Umwana mutoya afite ageze mu kigero cy'imyaka 3. Yaramujugunye, ye aba mu cyaro kwa nyirakuru. Urumva ko ni ibintu rwose. Akomeza abwira itangazamakuru ko Diane ari indangamirwa. Indangamirwa basigaye bazihaye akazina k'icyubahiro ngo ni indangamirwa. Ati Diane ni indangamirwa, niwo murimo akora mu buzima bwe, ni umudamu udasobanutse. Nimushaka uko mupimisha uwo mwana, murebe niba Diane atabeshya. Mukuri kwanje rwose, uko niko Murekatete yavugaga ati genda bizi neza kuri ya mwana, muzasanga atari uwa Diane, atari nani uwa Pasiteri Theogene, muzasanga Diane abeshya. Ibyo byose yabivuze yivuye inyuma, ahakana yivuye inyuma, avuga ati Pasiteri Theogene ntabwo yigeze agera muri karitsiye y'Ikagugu, nubwo Diane agenda abeshya ngo bazaze batubaze uko yatwitabaje. Rero reka tuvuge ukuri kwe. Ntabwo twari kuyoberwa neza ko Pasiteri Theogene agera muri karitsiye kandi Murungi Diane duturanye. Uko niko abaturanyi b'Umurungi Diane Murekatete Serafine yatubwiye. Murekatete Serafine yakomeje kubwira itangazamakuru ko Diane asanzwe abeshyira abantu ngo bamuteye inda, ko nta gitangaza kirimo kuba yabeshyira nyakwigendera Pasiteri Theogene Nzahuke. Nkavuga ati Murekatete ati hari n'undi mugabo yabanye nawe ahitwa Batsinda, batandukana amubeshya akamutwitiye kandi nta nda yafite. Nababwiye ngo ni nko gufata Imana ukayituranya na shitani. Turasaba urwego rwabishobora kubikora, kutwumva rugakuraho Pasiteri Theogene. Mana, mw'abantu mugerageze mugire ubuhamya bwiza. Kugeza ubwo abaturage barimo baburanira Pasiteri Theogene yaritaye. Ese wowe umunsi watashe uzabona bakuburane, uzabona bakuvugira? Diane Murungi, ufite izina ryiza ariko urimo uraryica. Sinzi ikibazo cyaba Diane, ntabwo mbizi. Tuyishime Eric rero, uzwi ku izina rya Kabebe DJ Ikagugu, nawe yagize icyo abwira itangazamakuru. Yarumiwe cyane ati iyi nkuru y'igihuha yasohotse irambabaza cyane. Ifoto y'umwana Diane yatanze si uwe rwose. N'iriya nda atwite yabuze nyirayo, hari n'undi mugabo yayigeretseho w'umucuruzi. Barumvikana baramufunga, ariko babahaye ngo bumvikane. Umugabo yamuhaye amafaranga 2,250. 2,250 byose Diane arabirya. Urumva ko amafuti n'iki byose ni ibintu acuruza ahari kugira ngo abeho, ariko iby'uyu munsi ntabwo nzi ko ari bubikire. Eric yakomeje yungamo ati Diane ni indangamirwa, ni indaya, ariko niko kazi akora, atafite akageso ko kubeshya. Nagabanye kubeshya abantu, arimo gusebya Akagugu yacu. Diane
ntago mbizi rwose, gerageza wumve ibintu bikuvugwa, wumve ko nawe sinzi. Ubuhamya bubi bwa Diane bwasojwe na Twagirimana Speciosa wareze Munezero, umugabo wa Diane kuva akiri muto, amukura mu cyaro kugeza ubwo yabyaranye n'indangamirwa Diane. Yabwiye itangazamakuru ati Diane yajyaga aza kuntuka ku kazi aho Munezero yakoraga, kuko sinashakaga ko abana na Munezero kubera ingeso ze mbi nari nzi, bigatuma aza kuntuka aho nakoreraga. Ati Pasiteri Theogene muheruka inaha iwacu i Kagugu yaje kubwiriza mu giterane cyo muri ADEPR Igiheka, ahantu hitwa Igiheka. Ariko Diane we akavuga ati buri munsi yanzaniraga imiceri, yanzaniraga amavuta, yagiraga ate, yanyitagaho nk'umugore n'umugabo. Mana yanjye, warya imbwa we ntiyarya inzungu. Uyu mubyeyi ukuze usengera muri ADEPR Twagirimana Speciosa yakomeje avuga ati Diane nta mwana w'inzobe yigeze muto uri muri Gardienne. Kagugu nyimazemo imyaka myinshi kuko umugabo we twarakoranye imyaka igera kuri 20. Speciosa yakomeje abwira itangazamakuru ko anenga cyane abapasiteri basebya mugenzi wabo, ati bafite akabazo, niko yabivuze, yavuze ati bafite akabazo. Abaturage ba Kagugu rero nabo barahangayitse, baviriyeho Diane ndimwe bavuga ko ari umunyamahane cyane, nta muntu umuvuga neza muri quartier, bati yewe yadufashe amaraso turamutinya, ni umuntu ushyiraho abantu amadosiye agakururukana mu nkiko. Mana yanjye, paka bafunze umuntu. Urumva ko Diane ari imico yifitemo. Diane usibye no kuba usanzwe warasebye, kuko ntabwo umuntu ufite abana 4 imbyaro zingana gutya ukaba ufite umwana ugeze mu wa 5, nshuti yanjye, urimo urasebya n'umwana wawe. Se uburiye umukobwa wawe umunsi yumvise ibi biganiro byose, umuhungu wamuteretaga azabifata ate? Cyangwa nawe bizanangira yifatiye gahunda nk'izawe. Ushobora kuba wibeshye ku muntu wafashwe n'imbaraga z'Imana agafata umwanya wo gusenga agapfukamira Imana. Diane isi reka ikote rero, ni wowe wicaniye umuriro. Bakunzi b'umuringa w'i Rwanda, mwibuke gukora like, subscribe, share na comment. Inama zanyu ni ingenzi kuri twebwe. Turakomeza tubashakira amakuru y'umurungi Diane, ariko murumva ko ingeso z'umurungi Diane ni ingeso z'umugore mubi. Yes, ni ingeso z'umugore mubi. Urumva nababwiye ngo ni nko gufata Imana ukayituranya na shitani.